neza nshuti bavandimwe ba King Power TV 1 turabasuhuje cyane aho muherereye mukomere kandi mukomere amahoro ya Kristo Yesu. Ni ukuvuga ko twihanganisha abari mu byago bari mu ntambara aho turabihanganisha mukomeze mukomere nta mvura idahita bizarangira bino byose. Rero tugiye kujya mu kiganiro muri aka kanya ndi kumwe na mugenzi wanje hano araza kubibwira hanyuma dukomeze n'ikiganiro dushigikira cyane abari mu gushaka igisubizo abanyamurenge, igisubizo cyiza kandi igisubizo kirambye. Tuba umuntu w'abanyamurenge twe kwibiramo amacakubiri cyangwa se kuko twakabuze muri kino kibazo nubwo tuzanesha. Jogata amakonde ese nzanja imboni byinshi King Power yaje yaje kuvuga uraho neza, turabashuje abantu bose aho muherereye, abari muri Europe, abari muri Canada, abari Australia, abari muri Aziya, YouTube iri hose, abari mu Minembwe, abo bantu bose turabashuhuje. Umeze mute Imana n'abari mu ntambara rero tugomba no kubasuhuza muri Noro, abari mu Rwanda, abari Kampala, abari muri Kenya, abo bantu bose turabashuhuje tunabatasha, turabakunda cyane dusuje n'abakristo bacu turabatumiza cyane. Yes bro, King Power TV uyu ni umucontent creator by the way, abantu bakora subscribe kuri Job Official 30 bongere kandi bajye kuri King Power TV, n'abari kuri King Power TV bagaruke kandi kuri Job Official 30. nta shari siko bimeze, nta shari rihari. None bro, arakanubwira ngo tuganireho nawe uza abantu bita Kagara, uzamumva cyane uzimwe n'abakiyi barahari, Akagara karahari ntabwo bihishe bagiye kumugaragara. Ariko rero iyo numvishe amagambo y'Akagara birantangaza cyane, ngira bintangaza gute mu myaka yashize cyangwa se abanyamurenge batarava muri Kongo muri za 90, yani guhera 94 abanyamurenge batangiye kuza mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu guhera muri za 90, barabagiye i Burundi muri za 90, hakaba n'abandi rero siritumo mu Rwanda benshi bagiye nyuma 95 muri iyo myaka. Ariko i Burundi ho muri za 90 twe twari dufite bakuru bacu bigishaga za Burundi. Ariko ari ikintu ngira ngo tuganireho nawe, twagiye mu Rwanda kandi tugenda turi abantu benshi cyane, imiryango hari umuntu wavuga mu Rwanda nabi, twagiye mu Rwanda turi benshi tujya kubashaka ubuzima. Wowe wigiye wamwe wigiye mu Minembwe, yewe nigiye mu Rwanda primaire, segonderi na university, byose nabyigiye mu Rwanda. sibyo ubwenge ufite hafi ya bwose mu Rwanda, tuvuge cyane kuri moto, ubwenge bwose ufite hafi ijana na mirongo icyenda cyangwa 90% narukuye mu Rwanda. Exact, hege mu Rwanda buriya rwareze abanyamurenge cyane. U Rwanda rwagiriye neza abanyamurenge, babagiriye neza, natwe twabagiriye neza kuko twarabatabaye. Abanyamurenge batabaye u Rwanda, abanyamurenge batabaye u Rwanda, abanyamurenge batabaye u Rwanda, twese twaragiranye neza kuko turi abantu duhuje ururimi rumwe, tuvuga ko turi abantu tuba tumva. bisobanura ko abanyamurenge bafite amaraso y'abanyarwanda zo mu mateka, mu mateka cyangwa niko biri so bisobanura ko ibyo bakongomani bavuga ko abanyamurenge bafite amaraso ari abanyarwanda n'ukuri. Erega amateka ntabwo ushobora ngo abakongomani bose baratubana bose baturutse muri Kongo, kuko nta muntu utawusikonga ngo n'ubwoko ngo vuga urubona ufata urugero Abanyakenya, Abajyaruguru, Abadikuru, ijana ku ijana ntabwo aribo bavugiye muri Kenya, ntabwo ari Kenya iza kuba Kenya, hari aho bari bafite natwe Kongo Zayire iza kuba Zayire,
aho mwari hari aho twari mwari muvuye mu Rwanda bari bavuye ahatandukanye mu Burundi, muri Tanzania, mu Rwanda, ahantu hagiye hatandukanye, ahantu hagiye hatandukanye. So kuvuga ngo 90 cyangwa se 90 usanga amaraso twabatutsi n'andi magambo. ikintu nemeraho ni uko nta muntu wigeze ubwira abanyamurenge ngo muje mu Rwanda, bonyine nibo bibwirije, kandi bari ko baje mu Rwanda kuko igihugu bisangamo kandi cya bene wabo bavuga ururimi rumwe. Barega baje mu Rwanda kuko baje no mu Burundi, baje mu Rwanda kuko baje mu Buganda. Urumva ntabwo bagenda mu Rwanda mu gihugu cyabo, igihugu cyabo ni icy'abanyarwanda, turabakongomani. Yes. None kuki abantu bisanze cyane kuba bano mu Rwanda bagiye mu Rwanda bigenda kwereka ukuntu bino bihugu bya East Africa bitandukanye cyane ku banyamurenge mu buryo bagiye aho bagiye bajya, uko abanyamurenge bagiye mu Burundi nuko bagiye mu Buganda bitandukanye cyane n'abagiye mu Rwanda. Mu Rwanda ho hari umwihariko kubera ko ari n'abantu benshi bafunze ubuzima, batangiye ubuzima urumva babuhereye mu Rwanda. U Rwanda rwarabigishije kuruta mu bindi bihugu. Bakira nk'abatari impunzi, bakira nk'aho ari abanyarwanda, ari abantu basanzwe, bakira nk'abaturage runaka. Uko bakira umunyamurenge niko bakira n'umufurere. Umufurere yageze mu Rwanda se batuyeyo, ariko uko bakiriwe nuko abanyamurenge bakiriwe mu Rwanda birahuye kweli. None se uko twakiriwe hano mu gihugu n'abapfurere n'umunyarwanda w'umututsi wakureba isura yawe hari aho mutandukaniye kweli? Isura yawe n'amaraso yawe hari aho utandukanye n'abanyarwanda? hari bamwe dusa, hakaba n'abandi dutandukanye. Ni kimwe n'uko abandi bose batandukanye. Ubonye n'umunyamurenge urashaka kumwibwira ngo ati uyu ni umunyamurenge, ukimubona gusa. N'umunyarwanda umubonye gutya uravuga ngo ni umunyarwanda, ariko ari hamwe ugera bose barasa, ukabona barasa. Ugeze mu Buganda hari abo bita abanyankore nabo basa n'abanyarwanda. Abamasai muri Kenya tuzabona abagore bahano cyangwa se abasore tubona basa n'abanyamurenge, basa n'abanyarwanda, turasa. Ariko rero ufashe identite yawe cyangwa se ugafata inkomoko yawe, sibyo? Iyo uvuze ngo njyewe nitwa Nkongomani, uri muri Kongo, wagera mu Rwanda ukavuga ngo Nkongomani, cyangwa se ikintu cya mbere urabona ko azari yasubeye ejo n'ejo bundi ukumva ngo si umunyarwanda, nako siko ukumva n'ubundi harabaza bamwigana. Ese siko kuri ubundi nibatwita abanyarwanda? Reba Gasito tutaraje kureka tubaze tunamuvuga nta bibazo. Reba Gasito generale w'igihugu, generale w'igihugu karaza bakabura ntabwo bamushaka abaturage komeza uvuge nta kibazo. Generale w'igihugu ngo abaturage abazarendo ngo bavuze aho nurangiza nawe ukomeze ubarwanirire nabo tibagushaka. Hariho bene wanyu bagushaka nubwo utabashaka, hariho bene wanyu bagushaka. Abanyamurenge bashaka Gasita ariko iwe ntashaka abanyamurenge. Si ubwo mbwiye ndabashaka, sindagusobanukirwa neza kuko n'akagara kose sinzi icyo baba bashaka. Ikintu cya mbere banga u Rwanda, bavuga ko u Rwanda ariho rutera abanyamurenge ibibazo, bakirengagiza abanyamurenge bityo kugatuma. Nta munsi n'umwe ndumva abagabo b'abanyakagara tuba tubona bari Bujumbura, bari muri Amerika, bari Kinshasa, baza kuri social media ngo baze bavuge ibintu by'akarengane abanyamurenge bagiye mu gatumba. Harabuze none ziramubaza barabikora icyo kintu barakirengagiza. Abanyamurenge ndabona bapfuye bingana n'umunyamurenge mu Rwanda yumva kimwe n'umunyarwanda yumva, nabo baricana no mu Rwanda abantu barapfa. si ukuvuga ngo ntitugwe gusa twenge. Ikibazo twagize iyo umuntu apfuye twebwe gusa tuvuga ngo leta y'u Rwanda yamaze abantu. Muri Kongo nabo kimwe n'uko nabo barapfa kandi turavukana. Abakongomani turi umuntu
none kankozi gusa abanyamurenge baba baribagiwe neza ibyiza u Rwanda rwaba rwarabakoreye kuko bose n'abo bantu bavuga bose baciye mu Rwanda ubuzima bwinshi babukuye mu Rwanda Imana ibagirira neza bajya hanze ukamusanga ngo u Rwanda nirwo bikoma none se bisobanura ko abanyamurenge bibagiwe icyo u Rwanda rwabamariye mu buryo dufite virusi y'abazi b'u Rwanda bavuga ati hari abanyamurenge bita ngo ni akagarama bazi u Rwanda kwibagiwe ibyiza by'u Rwanda barashobora kuba baravyibaga cyangwa bakavyirengagiza kuko sinzi ushobora kumenya umuntu wakubwiye neza biragoye kibabwira umuntu wakubwiye neza kidashobora gusa baravyirengagiza cyangwa se afande makanika yaravuze ngo muzirinde bene wanyu we bihangira nda abo yavuga ni bantu je ko zumva ko ari abanyakagara ariko icyo gihe yabivuze akagara kari gahari umuntu wese ari muri leta yari akagara so usanga ko abanyamurenge bagomba kuba muri leta se oya kuba muri leta ni ikosa kuyibamo hari ahamwe dufasha hari hamwe dufasha kuko abarimo bose tuvuze ko ari abanyakagara ikintu mvuze ko abari muri leta fata ibaze bagushize ku rugamba n'uwayo urugamba uzi ko bugiye kurasa ni bene wanyu urenzeho ufashe drone ikintu icyumba bakoze yohereje muri bene yohereje ababyeyi bawe muri bari kuna bawe aho uzi ko ushobora muri bene wanyu hari abasita bari mu bintu uzi ko ushobora guhitana bene hari wanyu abasinga bari mu bintu turagenda kubatunga abanyamurenge turavugana twese hazabaho n'imirara ibyo mirara rero tutavugana n'abanyarwanda ariko mugomba kurenga n'imirara siko mukiri mu mirara muri abanyamurenge turacyari mu mirara ubu nyine barayirenze tugomba kurenga imirara ubu nyine icyo kintu abanyamurenge buri bantu baza bita ko bagana cyangwa se izina ryabo ni ukuvuga ngo abanyamurenge turumva ikintu kiza kidutandukanye ni akaga ibaze bafashe nyoko wanyu cyangwa se bafashe mwene wanyu urumva ufite ubushobozi bwo kumurwanira urafata bafashe igiti bafashe ibyuma barabakeje babagiye nabi babishyize kuri mutangaho bafashe undi noneho mukorera muri ka kazi ukoramo baramutemye bamukuye mu bandi kubera izuba muri mu gihumbi 2013 na 12 aho ngaho twari mu kiraro aho bita Gasana Irurimba ni hafi y'Gasana ni ukuvuga ngo hariya hantu bafashe umusore mwiza muremure witwa Gasongo yaragiraga inka za kwa Dudu wo muri Dudu hari Dudu wangiraga inka muwo mu mibumbi ibaze baramufata baramurasa bamaze kumurasa dufata umurambo wiwe icyo gihe hari afande bitabo wari uri imbere dufata umurambo wiwe tuwushyira leta ya leta akagara baza bita umubyeyi bafata umurambo we turamushyira dore izo mwadukoreye umuntu mwamwishe ngaho barakeye mu gitondo tujya kureba dusanga bamutemye izuba nta handi hantu bigeze batemye izuba bisobanuye ko banga izuba ryacu tuzira uko dusa tuzira uko twari icyo kibazo cyabayeho nicyo kibazo cyabayeho mu Rwanda abagambanyi b'igihugu cyacu turi abagizi ba nabi mu bantu baza bakora akazi neza muri Kongo tubarimo muse kamubaza urebye nka kuriya urera nkatwe abanyamurenge nyine uvuga ngo kuba tutemera abo tuvukana ko u Rwanda ubufasha rwahaye abanyamurenge bamwe bakaba bashinja u Rwanda kwica abanyamurenge sibyo kandi kuzana intambara muri Kongo sibyo nkuko bivugwa bisobanura ko twebwe rero aho bigeze urumva byari byiza ko kandi akaba n'abandi bavuga ati u Rwanda ni igihugu cyadufashije cyatubwiriye neza cyatwigishije kiduha ubuzima tutari dufite
hari bamwe babyumva gutyo, hakaba n'abandi bavuga ati reka zirutse nk'abantu batigeze bakandagira mu Rwanda, urumva. Ariko rero niki cyatuma uyu mwuka mubi, iyi virusi yinjiye mu banyamurenge yo kumva ko u Rwanda ari umwanzi w'abanyamurenge, niki cyatuma ishyira nkawe ku giti cyawe na King Power? cyatuma icyo kintu gishira cyangwa se urwango abanyakagara banga u Rwanda, ikintu cya mbere intambara yo bavuga ko bayisobanukiwe, bavuga ko intambara yasobanutse. Ikintu cya mbere navuga nza nibaza kubera icyo batavuga leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi siyo tubiho ndacyabaze ko ndayitegera aho kubera icyo batavuga leta y'u Burundi bakavuga cyane u Rwanda, kubera icyo batavuga Ubugande bakavuga cyane u Rwanda, kuko u Rwanda nabwo hari ahantu nabwo hejuru iriya za Beni hejuru iri noneho kubera icyo batabavuga. Ariko u Rwanda sinabona abasirikare ba FARDC bafashe abanyarwanda, harababona abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bafashwe na leta ya FARDC. hari benshi barabona barahari, bari ku masosho media n'abantu washobora kuba ari umunyamasisi urumva, cyangwa se akaba ari reka kwirengagiza ibintu bihari n'ibyo social media si hari abantu bavuga ati uyu yatezwe umuntu umusirikare w'u Rwanda, biravugwa ariko rero reba nka wa mwana wafashwe hariya za uvuye hano Nyangezi uja za Ruramba, sibyo? hari umwana wafashwe w'umunyamurenge ise na nyina warapfuye bamwita umunyarwanda. erega impamvu twita abanyarwanda dusa n'abanyarwanda, kandi abanyarwanda ni abavukanyi, turavukana, n'abakongomani basa n'abanyakenya. kino kintu abakongomani bavuga yuko turi abanyarwanda, urumva dufite amaraso amwe, ntabwo umukongomani noneho uri umunyarwanda. yewe ntabwo ndi umunyamurenge jewe, ariko umukongomani muri mayindi ziwe ntabwo yareba isura y'umunyarwanda. barabizi kandi baradusobanukira, barabizi wakurikiranye ngo ituze barabizi cyane, erega bazi ko turi abanyamurenge abakongomani, byaba bari kubasobanukira leta nyayo igiye kubona yaba ari kubasobanukira. hano se ntihari abamasayi b'abakenya n'abamasayi ba Tanzania bahari, yewe bari basobanukirwa ko mbere y'uko Afurika igabanya icyo kintu ntabashije mbere y'uko Afurika bashyiraho imipaka, bagombaga gusobanukirwa neza gusa ubundi bayikiriye imipaka, abandi bari he, aba bari he. ibyo rero perezida w'u Rwanda avuga ati niba mwirukanye aba bantu mubahe n'ubutaka bwabo, mubahe n'ibyabo. ese bavuga ko n'abanyamasisi nabo ari abanyarwanda. twese turi abanyamasisi n'abanyamurenge ari abo batandukanye. noneho kuvuga ngo abanyamasisi ndabizi neza za Rucuro hari aho ubuzi masisi hose ko ariho haba gusa nabo bayoboye hari none se bazi ni gute bemera ko undi leta yohereza abaturage bakajya kuyobora abantu mu gihugu kitari icyabo imyaka n'imyaka? abanyamurenge tugomba kwemera neza, ukabwira buriya abanyamurenge nyane gusanga ni ntagomba abanyamurenge batayoborwa izo biboneza mu kayo murabibona urintagomba ntimuzikiyakira abantu bakuzi ko uriya muntu uzi kugira abantu ubundi nta mututsi bahita bereka amavuga kano kantu, nta mututsi uzabihakiriza icyo cyabagoye. ariko ntabwo muri aba bagabo niba mutarabona n'igihugu mukira mwicwa buri munsi na leta murimo, abaturage babamagana, muzaba abagabo gute mutagizwe abagabo n'abandi? kamwereka usubira mu mateka. u Rwanda, Ubugande rwafashije u Rwanda abantu, igihugu kiraboneka, jenoside ihagarika, urumva ivangura irashira, urumva. ariko urumva ko Ubugande nibo rwagize u Rwanda abagabo, kubera iki mutemera ko u Rwanda ni ukuvuga ngo natwe rero twagombaga kwemera ko u Rwanda rutugira abagabo, kubera aya masura yacu, kubera buno butunzi bwacu, twagombaga kwemera neza ko u Rwanda rugomba kutugira abagabo. babyemera ubundi tubaye ubutumwa abanyamurenge gusa, ese ubundi barangiza baraba
dufite abanyarwanda baje tugakorana abanyamuntu ndabizi ko bavanga n'abanyarwanda noneho bose bijyana ubwo banga Kagame gusa nibaza gusa isura yose isa na Kagame so muzamubona ukuntu twemere perezida Kagame ari afite agasura k'abatutsi agasura kacu agasura k'abanyamurenge n'insoresore z'abafurika cyangwa se za bene wacu bazaja gutunga Kagame Kagame baramushoboye se ntabwo bamushoboye uzi ibyo yakoreye u Rwanda ibyo yakoreye u Rwanda rumaze kuba ibintu uzure mu kuntu u Rwanda rwateye imbere none uyu mugabo aramutse avuze ati mureke bagakunze kubigiraho mureke imyego Kagame aramutse avuze ati perezida Kagame akaza avuga ati banyamurenge mureke ntabwo biture icyo mwakoze muri za 1994 yabagiye gusaza akavuga ati reka bakorera ikintu byabashe ati mwadufashije u Rwanda muri za 1994 abanyamurenge batabaye u Rwanda urumva namwe rero reka nzi gusa tutirengagije ko nabo badufashije muri 1994 tutirengagije ko nabo badufashije tugafata Kinshasa tukahagera mu Rwanda ariko ze murayifite murayifite rero wageze Kinshasa urayifite uracyari impunzi ibyo ngibyo byararangiye papa wenda hari bamwe bashobora kuvuga ngo abo ngabo muvuga ko baba badufasha ntibigeze kudufasha bagera kuri iki hari igihe bashobora kuziba kigeze se kibagira icyo kibamarira none se bamariye rero uvuze gutyo hari n'abandi bashobora kuvuga ngo nimba icyo kintu kitagira icyo kibamarira n'iki rero ntacyo kizabamara hari ababitekereza none se wowe kubizi ko bamwe barafashe Kinshasa ikica bamara uzi ko abanyamurenge bapfuye ntabwo barwanaga ari nk'abatutsi ariko icyo gihe cyari icyo kuko bajya gukuraho mu gutu tuzi ko abanyamurenge bari bafatikanyije n'abanyarwanda n'abakibuzi bose kugira ngo bajye mu gutu none se ushaka kumbwira ko sayizi urapima neza icyo kintu uranyuma neza ntabwo wavuga ngo turi bamwe ntacyo cyabamariye gufata kugira Kinshasa bwacyo mukongera kandi mukicwa mugahunga mukaba muri impunzi jusqu'à maintenant iyo uvuga ngo sayizi wenda mwafashe Kinshasa muracyayirimo barahari abanyamurenge bahari sawo bitamo nta Kagara bagiyeyo hari n'abandi batarakagara gusa abagisigaye kandi bafite ubushobozi cyangwa se yo kuvuga ngo baveyo baje gutabara tuvuge Nyarugabo yavuye ko yaje gutabara uretse nuko atari tuvuga ngo yagize gute ariko yiyongoye kuri iyi tambi y'abicanyi baremera avuga ngo aho bigeze ya ndwara yavuze ndayigize kuko nawe uza kubwira ngo babaye muri leta aho yayibayemo ntiyayibayemo yari atarisobanura ariko igihe yamaze kwisobanura yabonye ko leta ese urabona ko nk'umunyarugabo yayisobanukiwe bikomeye yarisobanukiwe amenya neza ko agaciro umuti ari ukuva muri iyi leta tugashaka indi ntabwo bava muri iyi leta ni nayo mpamvu rero n'abari muri AFCN samutaye uzagarukira uravuga ati leta ya Kongo nivuga ati rero Nyarugabo wewe wafatikanije n'u Rwanda uzakira urubaza Kongo cyangwa uzumva rimwe na rimwe uza kuvuga ibintu mureka musa nkaho muri gufata wowe nkawe uri perezida w'igihugu urabwira abantu ngo abanzi bacu ni abangaba mwebwe murabyanze wenda ufatikanyije n'abo bandi bitwa n'abandi usanga ko leta ariko gusa ifite rezo gute leta ya Kongo iyo ifite abishinja ifite abitunga agatoki numve neza sibyo noneho wowe biranze ugiye muri abo bantu sibyo kandi wifatikanyije mbese nabo bita abanzi babo noneho bamwe muri mwebwe baravuga ati no ahubwo wowe ni wo mugambanyi ni wo mubi none se Rasita nawe tuvuga nawe yabagiyemo cyangwa se rero tugomba kubanza kumenya ikibazo y'uko ahantu zahereye biriye muri perezidansi niho byahereye ikibazo niho cyahereye gucuragurana yani mwebwe ubwanyu ubumwe bwanyu buri hasi buri mu murega ubumwe bwanyu jewe Djibouti ndi umunyamurenge w'umukongomani ushigikiye umuntu wese wumva ko abanyamurenge bafite kurengana
inyuma none se si cyo n'iki cyonyine barenganwa nande barenganwa nande n'ivangura dukorerwa n'abamayimayi batunyeze baduhekuye wazarendo muri seri uvuga ko okay ni muri seri tugende twamagana Kagame sibyo tugende twamagana dore ikibazo gihari abanyamurenge muri twebwe benshi ntabwo turasobanukirwa ubuzima n'amateka yacu yo muri Kongo urumva bituma tuba mureke dushakire reka mpande ngize abakunzi ba David Sergeant David official hacking ba TV1 turabatangarije ko hagiye kuza leta nshasha ubwanjye ko kanzu izarenganya abanyamurenge leta nshasha izarenganya abakongomani bose babarenganya nabo ubwabo bari abazarenga nabo ntabwo bameze neza kugira ngo ya ntuze bakugira manifestation bakoze ari muhira hari ngombwa byagiye nabo barapfa yego nabo barapfa cyane benshi barahunze bavuye reba abapfuye bari batuye ibyo babinebwe aho nari turi igisonga bari bafite iterambere riteye ubwoba dore icyo twaba bafite ibitaro bafite ibintu byose erega nabo bararengana ariko reba guma abaturage babayeho neza kiba abanyeshuri bagiye kwiga turataraje ko abanyeshuri bagiye kwiga dore icyo twavugaho banyamurenge kazi urumva muri ke tubwirwa abagabo igihe tudashoboye urumva hari abandi bantu batuma tuba abagabo tubaje inyuma nimba igihugu cy'u Rwanda gishobora kukivugira abanyamurenge yuko bari kwicwa uracyamaganira iki kandi turi kuki mwarabaye aba mbere muhungira mu Rwanda kandi namwe hagiye kujya gushaka ubuzima bagiye kubatabara barabemera barabafata nubwo haba hari amakosa amwe ntabwo bagenda baho muri politiki bitewe n'impamvu z'umwaka ariko kandi habaho kubabara habaho gusubiza umutima inyuma bakabaho kwisubiraho ntabwo ati no iki gihe nimba yewe ku isuku uwatuma abanyamurenge babona ubwigenge abanyamurenge bagahunguka mu gihugu cyabo bakabona ubwigenge ntibicwe bakaja mu maprovinsi yose yo muri Kongo nk'uko abakongomani bose babikora turarangije ikiganiro karagaciyeho tunabasuhuza tunabashima tuzanakomeza iyi debate nini kandi mu commentaire twihanganisha n'abari mu ntambara bihangane birashika kandi intambwe idahita bizarangira kandi abakomeza gushaka igisubizo abanyamurenge bose turabashigikiye kandi turabashimira gusa mwihangane bahuye n'ibyago bafushe kuko twese turi umuntu Imana ibarinde murakoze cyane.